Reka nongere nguhe ikaze ngira ngo nkubwire niba ari ubwa mbere umbonye kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo nawe umwe mu banyamuryango b'uyu muyoboro ndetse ujye ubona mu buryo bukoreye cyane ibiganiro tugenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Rero nzanwe n'inkuru itari nziza na gato, inkuru nyamara yagiye isakara ku bitangazamakuru byinshi bitandukanye, aho benshi wasangaga inkuru ari igenda ihwihwiswa inagwaho cyane kuri murandasi nyinshi cyane zitandukanye. Niyo nkuru ihari, inkuru yabaye kimomo gusa y'icyamugongo ivuga ko Vava wamamaye ku izina rya Dorimbogo gusa wiswe amazina n'ababyeyi nyakuri Nyiransengiyumva Valentina, kuri ubu akaba yamaze kwita Imana ku itariki ya 27 Nyakanga umwaka 2024 nibwo yaje gushira mu mwuka aho yari aherereye mu bitaro. Rero aha hari ku isaha 10 zishika ku isaha 11 z'umugoroba kwa gatandatu ku itariki ya 27. Ibi ni ibintu mu by'ukuri byabaje benshi cyane ndetse bitungura benshi, akaba ari inkuru yagiye isakara ku bitangazamakuru bitandukanye, aho wasangaga inkuru yabaye kimomo. Ibitangazamakuru ibikomeye n'ibyoroheje usanga ariyo nkuru yabaye kimomo mu by'ukuri ihwihwiswa, gusa bamwe bagiye babwihwihwisa ko uyu mubyeyi Dorimbogo cyangwa se Valentine yaba yarishwe n'uburwayi bw'igifu. Abandi bagenda bahwihwisa ibihuha kuri murandasi zitandukanye bavuga ko yaba yarishwe na sida, ngo yaba yarajyamanye n'umudiaspora wamuhaga ibiceri, nyine bikaba ngombwa ko amuhereza umubiri we nawe akajya amwishyura, ngo ndetse dore ko mu mwaka 2023 bari mu rukundo we n'uwo mudiaspora. Gusa ibyo byose ni ibihuha, gusa iby'urwo rukundo no mu diaspora byo byarabaye, ariko ntabwo byabaye ngombwa ko bahuza imibiri ngo babashe kuba bakora ibyaha ngo abashe kuba yakwandura iyo sida mu by'ukuri bagenda bamuvugaho. Ahubwo byose nibyo tuje kukwereka ngo tushire ukuri hanze, tukwereke uko byagenze, tuguhereza amakuru yizo ugatanuka. Kandi niyo mpamvu nakubwiye ngo niba ubona ari musha kanda subscribe nawe ubu umwe mu banyamuryango b'uyu muyoboro Gahizi Choice TV. Nge ugutegura nkanakugezaho nitwa Gahizi King. Rero uyu mubyeyi Dorimbogo gusa ni umuntu ubona udakuze cyane, umukobwa uri hagati y'imyaka 25 na 30. Mu by'ukuri yari akiri mutoya cyane, ntabwo yari yagakuze, ariko gusa igihuha cyo kwitaba Imana kugeza uyu munsi byabaye impamo, ntabwo akiri muri iyi si y'abazima, yamaze kwitaba Imana. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane byatunguye benshi kandi by'urucantege mu by'ukuri, n'ababyeyi be bababaye cyane, dore ko n'ababyeyi be ibitangazamakuru byinshi byagiye begeraho bakaza babereka imitima ikomeretse ndetse n'inkuru z'akababaro, gusa bavuga ko aho afite ubushobozi yafasha uyu mubyeyi Valentina waje kwitaba Imana, haba mu masengesho cyangwa se mu bundi buryo bakwegera umuryango wabo bakaba babafasha. Nabo baraza gusaba ubufasha rero, gusa nabo barababaye cyane. Mu by'ukuri ukeneye kubafasha wabafasha, haba mu buryo bw'amasengesho, ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Rero reka tugaruke ku nkuru nyamukuru yatuzanye uyu munsi. Vava cyase Dorimbogo kuri ubu yamaze kwitaba Imana, ibyo byo ntibikiri ibihuha. Ku isaha 10 n'igice zishika saa 11 kwa gatandatu ku tariki ya 27 Nyakanga umwaka 2024 Vava cyase Dorimbogo yaje kwitaba Imana. Gusa rero hari umugabo wafatiwe mu karere ka Gicumbi ho mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Byumba. Uyu mugabo yaje gufatwa gusa ari hagati y'imyaka 35 n'imyaka 40. Ubwo yaje gufatwa rero bavuga ko ari ukekwaho kuba yararoze Dorimbogo. Mu by'ukuri nubwo Dorimbogo yagiye atangaza ko ari gifadwaye, abandi bakavuga ko yaba yarishwe na sida yatewe n'uwo mu diaspora twavuze haruguru. Mu by'ukuri amakuru yizewe twakuye kuri platform nyinshi cyane zitandukanye twifashishije kugira ngo tubahereze amakuru yizewe, bivuga ko Dorimbogo yishwe n'uburozi. Mu by'ukuri ni abantu bamugambaniye, abantu bamugiriye nabi, dore ko guys wowe ureba iyi video hari undi mugabo rwose w'umutima mubi bamwita Bosco Empire. Ntabwo ndi butinye kumuvuga kuko ni umugabo rwose ugenda uvuga ibiganiro bitandukanye cyane, gusa by'urucantege binashinyagura urupfu rwa Valentine. Mu by'ukuri bireka tumutwikire. Niba ufite umwanya gera kuri Bosco Empire urebe ikiganiro kimwe basi muri video ze yakoze. Ni umugabo w'umugome cyane, ni umugabo wagiye usebya Valentine n'igihe yabaga ariho, ndetse yewe akanamubika kandi agihumeka umwuka w'abazima. Ibi ni ibintu byabaje benshi cyane, abantu benshi bakaba bagenda bavuga ko Bosco Empire ari umuntu w'umugome, ko mu by'ukuri uru ruganda rwa sinema atazarushobora mu gihe cyo guharabika umunyamakuru mugenzi we kandi akiriho. Mu by'ukuri nawe ibi ni ibintu byakubabaza cyane baramutse bakubitse kandi ukiri ku isi y'abazima. Yego nibyo Valentina yatangiye gufatwa n'uburwayi ku itariki y'8 z'uku kwezi turimo umwaka 2024 nibwo yatangiye kuremba, ariko nanone mbere yaho yari yahanuriwe n'umuhanuzi amubwira ko hari ibintu bizamubaho kandi bibi cyane biganatungura benshi. Gusa Valentine icyo gihe yanze kubyemera ndetse anaramutuka amubwira nabi, avuga
bavuga ko uwo ari umwe muri ba bandi b'ibinyoma baba baza bishakira amafaranga ndetse n'agatwiko. Gusa bidatinze ku itariki ya 14 Nyakanga 2024 nibwo Valentina yaje kuremba noneho bikabije. Ku itariki ya 16 nibwo yaje kujya mu bitaro. Ku itariki ya 27 akaba yamaze gushira mu mwuka, mu by'ukuri akaba yitabye Imana. Rero impamvu tuvuze kuri uyu mugabo Bosco Empire, uyu nawe abenshi bavuga ko yagize uruhari mu gupfa k'uyu Valentina, kuko yagendaga mubika cyane, ubona ko hari izindi def bafitanye hagati yabo, ubona ko hari akandi kantu karimo kudwango atari gusa, kuko uyu Bosco Empire nujyaho ukareba ibiganiro yagiye akora, mu by'ukuri yagiye aharabika Valentina ndetse akanamushinyagurira igihe yari ari mu bitaro nubwo yari adwaye, ariko yaramuharabikaga cyane ndetse ukumva amagambo akoresha imvugo ari niyo gushinyagura, ku buryo nawe uramutse wumvishe ayo magambo ukiriho kandi mu by'ukuri unarembye wavuga ko uwo muntu ari umugome cyane kuruta nurakubika wenda wamaze gupfa, kuko ho aba ari inkuru y'impamo. Gusa wowe ni umugome cyane, yagendaga avuga ko yabashije kwitaba Imana kandi Valentina akiriho nubwo bitari bimworoheye mu bitaro. Rero uyu mugabo rero nawe waje gufatwa, ariko niyo mpamvu nibyo bahagararaho bavuga yuko yaba yihishe inyuma y'urupfu rwa Valentina we n'ura mugabo Bosco Empire. Gusa Bosco Empire we abantu bakurikira social media bo bamaze kubimenya cyane ko ari umugabo rwose wagiye uharabika dore imbogo, abantu benshi bamaze kumumenya. Rero uyu mugabo rero akaba yafatiwe mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, abasha gutoroka. Nguyu rero nta kundi byagenze, ubwo yajaga kuri social media nyinshi cyane zitandukanye ngo yigeze guhura na Valentina umunsi umwe, yaraje kumusaba amasengesho, nawe yari yarigize umuganga gakondo, nibwo yaje kumuha imiti mu by'ukuri imurya mu nda. Ariko gusa Valentina mbere yaho ngo yadwaraga igifu, gusa iki gifu cyo anaracyemera rwose, byo nibyo ni inkuru y'impamo, igifu cyo asanzwe akidwara. Ariko nanone uyu muganga ubwo yamuhaga imiti bitewe n'ubwoko bw'imiti yari yamusabye, indwara gusa yaradwaye yo ntabwo twabashije kubimenya, ayo makuru ntabwo turayamenya, indwara yari agiye kwivuza k'uyu muganga gakondo. Uyu mugabo uri hagati y'imyaka 35 na 40. Rero ngo ubwo yazaga kumuha imiti ngo hari abandi bantu bari babivuganyeho ngo ambashe kumuha imiti imwangiriza mu nda, nibwo rero iyi miti yaje guhurirana na cya gifu cye yadwaraga akiri na muto, dore ko Valentina ku bitangazamakuru bitandukanye yagiye avuga ko akiri n'umwana akiri ku ntebe y'ishuri yadwaraga mu nda rwose bikabije, akaba ari uburwayi bw'igifu bwo yarasanzwe abudwara. Gusa rero iki gifu nubwo asanzwe akidwara cyaje gufatana na bwa burozi bari bamuhaye bwo kumurya mu nda, bikaba ngombwa ko yitaba Imana, aribyo bimugejeje ahangaha. Mu by'ukuri tukaba tugiye kwibagirwa dore imbogo muri sinema nyarwanda, haba mu biganiro by'urwenya ndetse no mu ndirimbo zitwubaka ndetse zinarimo ibiseko byinshi zisekeje cyane. Rero uyu mugabo nawe akaba ariho bahera buririraho ko yaba ari inyuma y'uru rupfu rwa Vava cyangwa se dore imbogo. Mu by'ukuri ibi ni ibintu bibabaje abantu benshi cyane. Iyi ni inkuru iri kugenda isakara ku bitangazamakuru bitandukanye, mu by'ukuri ni inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane, gusa ni ukwihangana. Rero niba wakundaga dore imbogo cyangwa se Vava, vuga ati rest in peace muri comment, utange like kuri iyi video, niba yagufashije uyikoreshe ya n'inshuti zawe nazo zimenye aya makuru. Gusa nkubwira ngo aya makuru arizewe cyane, ntabwo ari ibihuha, kuko twe tukubwira ibintu duhagazeho kandi twakoreye ubushakashatsi. Rero nakubwira ngo niba ubona uri musha kuri uyu muyoboro, nawe kora subscribe kugira ngo ube umwe mu banyamuryango w'uyu muyoboro. Ngira ngo nkubwire njye ugutegura nkanakugezaho, nitwa Gazi King. Reka mbashimire cyane, tugaruke mu biganiro bitaha.